Ariel basubije mu kanya Diva Nintens igitaramo cyumvikana ko ari igitaramo cy'ubwiyunge baraza kumbwira cyangwa hanyuma mwatangaje ko hari abahanzi bo ku Nyundo muzakorana ariko ntabwo mwatubwiye ni bande. Hari abanyeshuri benshi amasection yatambutse ntabwo uno mwaka kubera ko mwagize niyo mpamvu mwavuze wenda reka nabo dukorane mentioning amazina ese wenda bari gusoza amasomo yabo. Hariho n'ikindi kintu mutatubwiye n'itangazamakuru umva hari ibibazo byabayemo turandika Ariel yakoze ibi indirimbo irasohoka iva kuri chaîne ya YouTube gutegura igitaramo ariko naho bamunyereza ko kuri ino show yo kugaragaza ko ibibazo byarangiye. Ninde wateye intambwe ya mbere? Murakoze. Nk'uko bivuze niko isubyumva nk'aho ari igitaramo cy'ubwiyunge ariko ntabwo ari igitaramo cy'ubwiyunge, ntabwo ari intego. Intego ya mbere nk'abantu twakoranye, abantu twabanye tukabana nk'abavandimwe tugakora umuziki, ntabwo ikintu nka kiriya gishobora gutuma dushwana. Ni ibintu bibaho nk'abantu nyine babanye wa mugani nk'uko nta zibana zidakomanya amahembe, ariko nyuma yo gutera intambwe tukarangiza ikibazo nk'abanyarwanda muri rusange ntabwo bamenya ko twebwe ubwacu ikibazo n'inkuru mwanditse n'abandi byarangiye hatabayeho igikorwa nk'icyo ngicyo. So biri muri project twari dufite zo gutegura igitaramo, ariko kubera ko twari turi muri iyo condition n'ubundi turavuga tuti nk'umuntu twakoranye ibintu byinshi bitandukanye tukaba twarabumenye mu kibazo nka gutya kugira ngo twereke abanyarwanda ko nta kibazo dufitanye kugeza ubu ngubu dushobora gukorana concert nk'uko n'ubundi gahunda biri muri gahunda. Ntabwo ari igitaramo cy'ubwiyunge, icyo kintu abasobanurira aho ngaho. Ikijyanye n'abandi bahanzi tuzakorana bo ku Nyundo ntabwo ari abahanzi barangije, ni abanyeshuri bakiri kwiga yo ku Nyundo kandi iyo baje gucuranga baza in the name of the school, so niyo mpamvu ari Nyundo Music School, ntabwo ari umuhanzi itiki. Bose itsinda n'abarinzi bariyo n'abarangije ni abanyeshuri bakiri kwigayo, ni band izaba yo ku Nyundo hariya bakiri kwigayo. Umwunganire gato ni performance. Urumva iyo ishuri rifite performance ritoranya bamwe mu banyeshuri bagatoranyamo abazariserukira muri ubwo buryo. Uzabishyura se ko hari abagiye bareka kutishyurwa? Uzere ko nabo bazabona ku mafaranga ko hari abagiye bareka ko batishyurwa. Ntacyo reka ufite aka kanya ntamera nka cya gikeri cyayitanze kikiyibagirwa kuri inki cyangwa se inki mu kinyarwanda, nizere kubyemera. Abantu wenda batari babizi n'umuhungu wa Muyango, ariko umwaka n'igice umaze uri i Kigali uri gukorera umuziki mu Rwanda cyangwa se uvuye i Burayi uje mu Rwanda, ni experience imeze gute gukorera umuziki hano? Even if ufite muziki kandi umunyamuziki hano, yari experience imeze gute? Urimo gusohora indirimbo ukabona nize challenge uri guhura nazo hano. Hari abanyamakuru wenda bamwe mutari musanzwe muciringa, uranaboneraho umwanya wo kubasaba ibyo ushaka cyangwa se ibyo ubona byagufasha muri kariyeri, hanyuma nabo wenda hari ibyo bari bukwizeza. Ariko tugiye kuri support ariko umusaza mu ego tugiye kuri support papa guha. Oui, c'est pas ok ça. Donc, nous, il y a une différence, ça sera plus simple pour moi. Vivage, ok, ça va. Alors, donc, Kuvadi, mu Rwanda, ça fait donc 1 an et demi. Icyambere nasanze hano ni urukundo rwinshi rw'abavandimwe mu Rwanda, abantu bose bari bazi nyine ko ndi umuntu uzwi. Donc, banyakiriye avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Donc, naje hano atari ikintu kiri compliqué, abantu benshi babwiraga ngo umuziki mu Rwanda ni ikintu nyine ugomba kwirwanaho, et c'est vrai que d'une certaine partie biragoye, ariko je peux pas mentir, iyo umwana wa hari ibintu nyine bihitamo bikagenda mu basi, non mais nibyo kandi. So nkigera hano c'était très cool. Hanyuma nyine dans un deuxième temps nasanze nyine kumenyekana papa kubera papa ni ikintu kimwe, ariko kugira ngo njye ntibamenye en fait njye objectif yanjye ni kugera aho bavuga ngo Muyango ni papa wa inki, ariko batavuga ngo ikintu umwana wa Muyango. Nitugera hariya niho nzaba nabishoboye.
donc kugera aho ndimo kwikorera donc guhura n'abahanzi nka Symphony nka Ariel tuvugana cyane n'abandi bose nyine no gushakisha ukuntu connectinga n'abantu bakora ibintu byiza ibintu bibashimishije deja hanyuma bigashimisha n'abandi nibyo ndimo depuis un an et demi kandi nkora amaconcert every month at Lavana kandi nkakora utundi tuntu hirya no hino nakoze amaconcert pour l'Institut français qui m'ont invité plusieurs fois à différentes occasions et ubwo nabivugaga ibyiza biri imbere franchement il n'y a pas de stress, zero stress. Support ya muzehe. Support ya muzehe, ok. Support ya muzehe. Ok, papa n'umuhanzi bavuga ngo ni gakondo, donc c'est quelque chose de traditionnel, umuziki we, donc ntabwo duhuje mu muziki dukora. Donc nzi ko nkibitangira ntabwo ari ikintu yumvishe neza, parce que nagiye mu bintu, natangiye guhamiriza ndi umwana, mbivamo ntangira kuririmba abagira bya kizungu, on dire ça comme ça. Hanyuma abimenye yatangiye guhitaho nabi ariko aje kundeba muri concert niyo yumvishe ko nari ikintu bimeze nkaho nyine biradutunze kandi ariko no mu mafaranga biradutunze mu buzima no kuririmba ni ikintu ngombwa arabyemera tu kandi ukunda supportinga yes ariko tous les jours ariko nkakoresha izina rye donc parce que d'une certaine façon arabyemera ahubwo se icyo aho ngaho urumva wabyutse ubyina byarakoroye kubwira muzehe ko ugiye guhindura injyana hano we tuzi gakondo indirimbo nyinshi cyane byarakoroye uravuze uti yaraje aza muri concert arandeba aravuga uti wa courage ese byarakoroye aho hantu non c'est aho hantu nyine ho kumwumvisha ati nakora bino bindi nubwo atari gakondo nakora muziki yindi ariko itari gakondo byarakoreye kuko itari agusanga kugushyigikira muri iyo nzira nshya waba watangiye atari gakondo ubwo iyo uri umugabo hari ibintu ugomba gufata decision ugomba gufata bikurerekeye bitareba abandi donc avoir bénédiction ya papa wanjye ni ikintu cyari gikomeye ariko bénédiction mba nari kubikora finalement ariko yes yaranyoreye kuko avuga ko ari byiza akamba boosting nyine ako na mama cyane parce que turimo kuba papa mfite n'umumama kandi bakorana barimbana n'umutari ariko nibo bafashije cyane nibo banyoroheye mu buzima bwo gukora umuziki nibo babanje kunyorera papa aza kubidusanga muri nyuma mbaze Symphonyband batubwira ku buryo bwo kwinjira amatike hanyuma ahaboneka ese hano hari umubare runaka utarengwa ku bafana bazaza mu gitaramo cyangwa ni nombre illimité ndaza kubaza ArielWayz niba indirimbo yanyu My Day yagiyemo Bwiza azaririmba kariya gace cyangwa se Symphony izazana Bwiza mu gihugu cyane murakoze iby'amatike ntabwo ari byo bisekeje amatike uko igitaramo gipanzwe hari izo bita amatike bagura mbere ya show online ari kuri application yitwa Nokanda abantu benshi bamaze kuyimenya kuyikoresha n'utayifite ashobora kuyidownloadinga Nokanda uzajya ahantu hari event tickets niho uzasanga fantasy bakwereka ibiciro byose hari no kugura tike hano ku muryango kuri gate ibiciro bitandukanye byo kubigura mbere igiciro I think hari 15 hari 10k hari na 17 I think murakoze cyane Wayz natubwire niba zafata icyemezo cyo gusimbura Bwiza cyangwa se azaririmba original ndakeka aho ngaho ngo twaba tuvuze ibyo tuzapresenta muri show icyiza ni uko twakitegereza show ikaba ari nyine show ikaba ari yivugira okay ndabona ibibazo bigira ndahita nzaho ngaho sorry murakoze ikibazo ndakibaza inki n'abakiyo n'abayobozi hanyuma inki abanyarwanda turi very complicated kubona nyine umuntu nanjye ntabwo nari muzi to be honest
urumva kuza muri performance abantu batanakuze rimwe na rimwe n'iminzani tuba dufite iyo usanga nyine abantu batakwakira neza kuko twari buze kubona ArielWayz basanzwe bazi barimo na Symphony basanzwe bazi ubona ko waza ngo iyi performance yawe ntihari kuzaza wari uwe kugira ngo wamuntu uzakubona bwa mbere yo performinga nawe azi guhita mujyana muri show byihuse cyane ikindi nza kubaza Joachim ArielWayz ugiye kumuganiriza kubera ngo muri Symphony ko byarifashe nyuma ikindi kibazo je ne peux pas parler un vrai français, je ne peux pas parler English. So, thank you so much, firstly, for your support, music, music, and how people can expect to see ArielWayz in France or a symphony. Is it possible? So donc ubu bivuze ngenda cyabitangiramo donc hamaze umwaka umwe n'igice ndino donc niyo mpamvu utanzi ariko icyo nzi cyo uzamenya sinzi niba ari ikindi nakubwira uzamenya tu kandi donc kuri gusa afite ibyo babazaga kuri concert izabera samedi ngiye gucirana n'abantu nka ArielWayz cyangwa Symphonyband ni ikintu kimfasha parce que ni abantu bazwi ni abantu bafite talent ni abantu bafite experience cyane cyane mu Rwanda uko uvuze public ntabwo ari facile nawe yabivuze so ngewe iyo nkina n'abantu imbere y'abantu nkaba bameze gutya bimpa courage irengeje so ejo samedi muzaze muzareba tu kandi uzabivuga mwakoze ikibazo warubajije cyo ku cyane ibyo bintu ntabwo ari bibi byiza cyane ariko ntabwo ari gahunda dufite ntabwo tubivugaho iki kintu ntabwo dusubira sorry igihe wakoraga muri Symphony n'igihe ikintu nabivugaho look byose byari byiza gukorana na Symphony byari byiza nk'uko babivuze nk'uko namwe mubizi twarabanye twarakuranye twanyuze muri byinshi hamwe sibyo turabavandimwe ariko abantu bakura umwe bahitamo kugenda mu nzira ye ariko ntibikureho ubuvandimwe mufitanye so nk'uko yari abivuze ntabwo ari bibi kuba twasubirana ntabwo byaba ari bibi ariko Symphony ni brand yihariye ni brand yihariye na ArielWayz ni brand ariko zibanye neza ahubwo se nanjye nkubaze wenda mwatwakira turi babiri ArielWayz arahari Symphony nayo irahari mwadukunda twembi ndibaza ko n'ubu ngubu turabakunda ko n'ubundi hashize igihe mutagikorana kandi n'ubundi imiziki yanyu mwese turayikurikirana urasubira murakoze cyane il y a une question Tiens, Symphony. ArielWayz. Okay, thank you. I'll answer really shortly. Thank you very much. That's a very good question, and actually this is definitely something we're trying to develop as well. And this year we had a great opportunity, which was the Francophone Film Festival held in Angoulême every year. So over the summer, I think it was in August, there were several Rwandan artists that made it to Angoulême, and not only in the film industry, but we had a filmmaker, Mutikanda, that was there, and Isabelle Cabano as well, that was in the jury of Angoulême at the film festival. We also had Kaya Vinci, who went there and actually did an opening gig, and this is how she was spotted and actually then identified to do the current residency she's doing in Bordeaux. So I think for us it's a really interesting also opportunity to put forward the best Rwandan talents and try and see which events they can attend, and this is something we're going to continue working on. Let me mention also that
the designer behind Motions, Moses, is currently in France as well, and he's going to be working among other artists such as Dorothée Mounianeza on a special project with the Théâtre de Chaillot. And they will have a Rwandan season starting next year between 2023 and 24. So there will be several Rwandan artists that will be part of it, and this will be obviously advertised as such, and it will be part of the yearly agenda of the Théâtre de Chaillot in Paris. So this is just one of the projects we're trying to work on. So yes, definitely, we're putting forward Rwandan artists here at the center, but also trying to link them up with the French musical and artistic scene, and trying to see where they can also be put forward. I think there's another project as well next year called Africapital, and it's a project where you have Rwandan artists going to France and French artists coming here. So this will happen during, I think, spring next year, and it's just another project that comes to my mind. But yeah, this is definitely something we're working on. Thank you. La toute dernière question, pertinente, je vais m'adresser à Monsieur Inki. En tant qu'il y a une diaspora du Rwanda, de la Belgique, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez faire des échanges culturels avec d'autres artistes rwandais? Alors, je ne sais pas si je... Définitivement, bon, je ne sais pas si vous ne savez pas, vous ne me connaissez pas. Donc, en fait, j'ai mon ami qui vit en Belgique qui s'appelle Djali, qui est aussi un chanteur rwandais, un auteur-compositeur qui a fait sa carrière en Belgique et qui pense beaucoup justement depuis que je suis rentré et qui je suis un peu je suis venu prendre un peu la température, voir comment ça se passait, parce que c'est pas facile de tout lâcher pour venir s'installer au Rwanda, même si c'est le pays. Et donc après 1 an et demi, je l'ai appelé, j'ai fait c'est ici que ça se passe. Mes aînés, les artistes sont nombreux, il y a plein de vibes, il y a plein d'influences musicales, il y a plein de styles, il y a plein de bands, il y a vraiment une véritable vie musicale, ce qu'il n'y avait pas, je pense, il y a encore 15 ans, où c'était pas aussi développé. Et aujourd'hui, il y a vraiment, je pense qu'il y a les réseaux qui aident, il y a plein d'autres choses qui font que ça marche mieux, mais en tout cas, les connexions sont réelles. Ce qui fait que je pense que de plus en plus, on va voir des gens de la diaspora rentrer au Rwanda pour faire de la musique, ou même ne fût-ce que collaborer via Internet, parce qu'aujourd'hui, une chanson, ça peut se faire, toi tu es aux États-Unis, moi je suis en Belgique, l'autre est au Rwanda. Il n'y a plus vraiment de barrières ni de limites, quoi. Donc je pense que ça se fera, et si je peux y participer d'une quelconque façon, ben, je le ferai, tout simplement. Merci. Voilà. Gukora icyambere nari ndiyo n'amahirwe ko byose nari mari, ariko mutunyuriyemo mu cyambere ko iyo ugiye gutekereza icya kabiri baravuga ngo utazi yava ntamenye yajya. Icyambere cyagenze gute ku bwanyu? Ubwo nimvuga muraduha image ko na nyuma yacyo na press conference mwakoze, muraduha image y'icyambere, ariko noneho munarenga image mujye no kuri konte. Ntimwaba mwaraguyemo, kuko ndibuka ko habaye challenges nyinshi zitandukanye, hari n'ibyavuzwe ku byuma byahiye, havuzwe ibintu byinshi bitandukanye. Igitaramo cya mbere cyagenze gute muri rusange? Igitaramo cyagenze neza kubera ko ari cyo gitaramo twari dutugiye bwa mbere, twakigiyemo ibintu byinshi, ari nabyo byaduteye gutegura igitaramo cya kabiri. Ikindi byaduhaye ishusho nziza kubera ko ibintu twapanze ushize kwijanisha umubare munini mu success y'ibyo twapangaga, and ibindi byose byabaye ni birebire cyane, ntabwo nabijyamo kubera ko iyo ugitegura ikintu cya mbere ntabwo waburamo ibintu bimwe na bimwe, ariko byose byabaye covered, bigenda neza cyane, biduhereza ishusho nziza yo gukomeza gutegura fantasy izajya igaruka buri mwaka, cyangwa se bikaba byiza cyane inshuro zirenze imwe mu mwaka umwe. Numva ari cyo nagusubiza. Okay, urakoze cyane. Reka dusoze. Ndatangira nshimira, ndabashimiye by'umwihariko cyane cyane abanyamakuru, ni inkunga ikomeye kuza kwanyu ku iterambere ryacu, iryo tafari ryanyu kuri fondasiyo yacu, Imana niyo ribaha umugisha. Ikindi nababwira kwa gatandatu tubafitiye ibyiza byinshi, kuko abantu batubonye mbere Symphonyband tugikorana, ko nta kantu mbibiyeho gatoya. Icya kabiri, noneho nyuma yaho nabwo twaje kugira original songs zacu, ko nta kandi repetition zimeze neza, twakoze neza, tubafitiye ibyiza byinshi, muzaze muri benshi, nta kintu cyo kumisinga show.
Oh, I think Frank yabivuze byose, that's enough. Murakoze cyane. Ikintu nanjye navuga nsoza ni uko nishimiye cyane kuba kino gikorwa twatekereje kigiye kuba, mukaba namwe mugiye kubidufashamo kubimenyesha abandi. Ikindi mwiteguye umuziki mwiza, amajwi agoroye, amajwi abyibushye, amajwi ari very sweet. Inki njyewe ndamukunda cyane. Inki mwitegure kwakira the differences between ArielWayz, Symphonyband, Inki. So ibyo byose bizaba bihari ku bwanyu kugira ngo nimube bored mureba bamwe ngo murambirwe. Ikindi wari rwambaye njyewe nanjye ni vuba kabisa, ni vuba cyane. Amakuru muzanye namwe yamenya. Reka twaze tukuri ibi ngibi neza kandi cyane mubabwire bose. Thank you. Murakoze. Abantu bose bamaze gutambuka bamaze kuvuga ibintu nakavuze. Concert tayari, practice ni sawa. Murakoze cyane.